n'amezi 6 dufite ubutware cya karindwi bwo guhambira ikintu turi mu isi no mu ijuru kikaba gihambiriwe. Niba ufite ikintu cyakuzengereje, ufite uburwayi bwakuzengereje, ufite ibibazo byakugose, ufite ibintu byakwizingiyeho, kamere zakubase n'ibindi byinshi byanze kukurekura, biragusaba ngo uhumuke ufate ibintu byose, ibyo byose ubibohe. Bibiliya yavuze ngo dufite ubutware bwo guhambira ikintu mu isi no mu ijuru bagahita bagihambira. Ni itegeko. Ibyo ni ibintu twahawe, ahubwo ninde muntu byizeye, ninde muntu ubasha kubyizera. Ngo muri Isirayeli habaye hagasuzuguro. Imana haza umurozi cyangwa se umwamikazi twa Yezebeli, yari umwamikazi wa Ahabu. Arangije afata igihugu cyose arakivuma, akajya gusha imvura ashaka, imvura yindi gahagarara. Kubera ibyaha byinshi imvura yarabuze itangwa n'Imana, watangira kujya gusha imvura ye akayihagarika, akongera akayigusha. Igihugu cyose kizera ibye, arema n'abahanuzi b'ibinyoma